reka nkomeze kukwifuriza kugira ibihe byiza. Wahisemo neza kubana natwe. Iyi ni Hero Rwanda TV. Kuri uyu munsi tugiye kugaruka ku bintu bitatu buri muntu wese agomba kubahiriza kugira ngo Imana imugire umuntu ukomeye. Icya mbere, ntukarye ibyo ubonye, kuko iyo umuntu arya ibyo abonye byose apfa vuba. Hari ibyo wemerewe kurya n'ibindi utemerewe. Mu byo utemerewe harimo ruswa, amadeni, ibitari ibyawe, ibihuguzanyo, ibijurano, ibyavuye mu manyanga, kandi ntukishimire guhora utuzwe n'abandi, ahubwo uharanira gutunga benshi. Icya kabiri, haranira kuba inyangamugayo. Ujye ugira umukunzi umwe, ntugatendeke uwo mwashakanye, ntukamuca inyuma, ntukabeshye, rangwa n'ukuri, ntugashyigikire amafuti. Icyo usezeranyije umuntu ujye ugikora kandi ugikore neza. Icya gatatu, emera kwigishwa, wige kwihangana, kudahutiraho, wige kubabarira, wige kubaha buri wese utarobanuye ku butoni, kandi wige kudaterwa ubwoba n'impinduka z'ako kanya. Ibyo byose nubikora uzaba kwizerwa, abantu bazakwiyumvamo bakubahe. Uzaba umuntu w'icyitegererezo, ufite intego, umuntu ufite icyerekezo, uzarama kandi ibyo uzakora byose bizaguhira. Bityo rero niba witeguye kubahiriza ibi byose tugarutseho, reka ngira nti Imana iguhe umugisha. Iyi ni Hero Rwanda TV, wibutsa gukora subscribe.